Mwami Yesu yikorera umusaraba wenyine. Umuntu wese yikorera uwe, nanjye hari uwanjye. Nzawikorera ngeze igihe azawuduhura. Anjyana iwacu anyambika ikamba yaneguriye. Nzarambika ikamba ryanjye iruhande rw'Umukiza. Haba hashashe izahabu nzogeza izina rye. Umwami Yesu yazutse, mwese nimwishime haleluya. Abaremwe bamuramye, mwese nimwishime haleluya. Twese tumusingize, mwese nimwishime haleluya. Isi n'ijuru bimusingize, mwese nimwishime haleluya. Umukiza wacu ariho, mwese nimwishime haleluya. Yanesheje urupfu rwose, mwese nimwishime haleluya. Niwe waducunguye, mwese nimwishime haleluya. Yazize imbaraga z'igituro, mwese nimwishime haleluya. Yaducunguje urukundo, mwese nimwishime haleluya. Yaturwaniye intambara, mwese nimwishime haleluya. Yiganzura n'urupfu, mwese nimwishime haleluya. Yatwugururiye paradizo, mwese nimwishime haleluya. Twishimire kuja wari, mwese nimwishime haleluya. Tugere ikirenge muje, mwese nimwishime haleluya. Azatuzura nawe, mwese nimwishime haleluya. Tubikesheje umusaraba we, mwese nimwishime haleluya. Mbese Yesu ajya anyitaho mu byago no mu mahoro, mu mibabaro no mu miruho no mu rugendo rurerure.
mibabaro yanjye yose, mu bihe merewe nabi, umukiza wanjye anyitaho. Mbese Yesu ajya anyitaho iyo ngenda mu mwijima, niyo umwijima wakagugose, mbese Yesu amba bugufi, anyitaho arandinda mu mibabaro yanjye yose, mu bihe merewe nabi, umukiza wanjye anyitaho. Mbese Yesu ajya anyitaho iyo nguye mu bishuko, iyo mbabaye niyo mbogoza, mbese Yesu arantabara, anyitaho arandinda mu mibabaro yanjye yose, mu bihe merewe nabi, umukiza wanjye anyitaho. Mbese Yesu ajya anyitaho iyo nsezeye ku nshuti, iyo mbabazwa simpumurizwe, mbese Yesu ababireba, anyitaho arandinda mu mibabaro yanjye yose, mu bihe merewe nabi, umukiza wanjye anyitaho.
iyo utewe n'ibyago bigatuma wiyunamira, iyo kwiheba kukugeze ubwoba bukagutaha, hanga amaso umukiza w'intara kureba neza, uzumva uhumurijwe kandi aza kwemera akwakire. iyo usatiriwe n'umuraba byose bihungabanye, ibyawe byose byagushize ubwoba bwagutashye, hanga amaso umukiza w'intara kureba neza, uzumva uhumurijwe kandi aza kwemera akwakire. Sabato nziza bavandimwe, ese murimo kunyumva? Kugira ngo niba munyumva mubingaragarize. Ndabona murimo kunyumva, izina ry'Imana nabwo icyubahiro. Bagiye kubifuriza isabato nziza mwese. Turashimira Imana ko yabanye natwe kuva mu gitondo kugeza uyu mwanya, izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Tugeze mu gace rero ko gusoza isabato, aho kayobowe nanjye Denis Sabato nziza. Turacyari kumwe n'umwigisha wacu Dani niyo nziza, ku nsanganyamatsiko nziza ivuga inzira ebyiri. Tugiye kumuha ikaze kugira ngo yigishe icyigisho gisoza uyu munsi, ariko mbere y'uko icyo cyigisho gitangira, twongeye guha ikaze abantu bose bageze hano kuri platform, tubifuriza kwiyumvamo ikaze kandi Imana ibahe umugisha. Twongeye kandi guha abandi bashyitsi twaba duteranye batari abadivantisite b'umunsi wa karindwi, kugira ngo nabo bakomeze kwiyumvamo ikaze muri uyu munsi w'isabato. Ngiye gusenga, nimara gusenga ndatekereza indirimbo ari iriya imaze kuvaho ko amasaha yagiye. Nimara gusenga duhe umwigisha gahunda, ubundi dutangire icyigisho. Reka duciye bugufi dusenge Imana. Turagushimiye Data twese, wahabwa icyubahiro. Tugushimiye yuko ubana natwe, tugushimiye yuko utwumvira kandi turi abanyabyaha, izina ryawe nirihimbazwe. Turakwinginze kugira ngo utubabarire ibyaha byacu unyuze mu gitambo cya Yesu Kristo. Turakwinginze kugira ngo uduhe umwuka wawe wera
turakwinze kugira ngo umuvandimwe Dani wafashije kuva ku cyigisho cya kabiri ndetse n'icy'uyu munsi ugiye kumufasha, umukoze ikara ku munwa, tubwire amagambo aturutse mu ijuru kubera igikoresho cyawe, maze agire icyo ahindura mu mibereho yacu. Turakwinze kugira ngo ubane natwe, ukomeze twiyoborere, turakwinze kugira ngo imigisha yose wasezeranije abe ari duha kuri uyu munsi wawe wera w'isabato. Ngwino ubane natwe uduhire, reka byose bigende nk'uko ubishaka, byose bikorwe biri mu isi kandi bibe bihuye na gahunda yo mu ijuru, bize bitwizeye mu izina rya Yesu, amen. Umuvandimwe Dani tumuhaye ikaze, Imana imukoreshe, amen. ngiye kubifu nongeye kubifuriza isabato nziza. Ndizera yuko muri kunyumva. Eh, muri uyu mwanya tugiye gutangira iki cyigisho cya kabiri nk'uko abo twiganye icyigisho cya mbere mwabibonye, kandi nk'uko twabigarutseho ko hari icyigisho cya kabiri kigendanye n'iyi nsanganyamatsiko. Ubu rero iki cyigisho tugiye kukirebera hamwe. Icyigisho cya kabiri muri ibi byigisho bifite insanganyamatsiko ivuga ngo inzira ebyiri. Umuvandimwe Deni yamaze kudusengera kandi tugiye gukomereza aho twagarukiye kare muri ibi byigisho bivuga iby'inzira ebyiri. Kandi nk'uko mubyibuka mu cyigisho cya kare twabonye ingingo zitandukanye zivuga iby'izi nzira uko ari ebyiri, kandi twigiye mu gitabo ibihamya by'itora umuzingo wa mbere ku mapaje agiye atandukanye. N'ubu ngubu tukaba tugiye kugaruka n'ubundi muri iki gitabo cyane cyane na Bibiliya kugira ngo turebere hamwe amagambo Imana yifuza yuko twakwitaho muri uyu mwanya mu gihe cyo gusoza isabato, kandi dufatanye gushima Imana umugisha yaduhaye. Njyewe ubwo nateguraga iki cyigisho cyaramfashije cyane kandi numvishije harimo amagambo menshi yo kumfasha n'ingamba nshya nkwiriye gufatira ubugingo bwanjye. Ntabwo rero bikwiriye kuba ibyanjye gusa, ahubwo nifuza yuko nawe wumva iki cyigisho ndetse n'abazacyumva nyuma, kubera ko kigomba gusigara kuri YouTube. Ndifuza yuko umuntu wese ukurikiye iki cyigisho yafata ingamba nshya, yafata imigambi mizima, tugafata imyanzuro ikwiriye abihannye kugira ngo tutaguma twibeshyera uko tutari, ahubwo tuve mu bidatunganye tujye mu nzira ifunganye. Amagambo twagarutseho cyane aboneka muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 13, niyo n'ubundi tugiye gukomeza gusesengura nk'uko ibyisho bivuga inzira ebyiri. Muri iki cyigisho cya kabiri n'ubundi turagaruka kuri amagambo yo muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 13 na 14, ameze n'ubundi nk'ayo muri Luka twasomye kare dutangira icyigisho cya mbere. Aya magambo aravuga ngo munyure mu irembo rifunganye, munyure mu irembo rifunganye.
iri jambo ritangira umurongo wa 13 ni ijambo rikomeye cyane kandi buri wese akwiriye kwitaho, kuko ni inama ikomeye tugirwa n'Imana mu magambo Yesu Kristo yavuze ubwo abigishwa be bamubazaga ngo mbese abakizwa bangana iki. Ariko aha ngaha yaravuze ngo munyure mu irembo rifunganye, nko kubagira inama z'icyo bakwiriye gukora, z'amahitamo bakwiriye gukora, kuko amahitamo nabi ni ukunyura mu irembo rifunganye cyangwa se bakanyura mu irembo rigari cyangwa se inzira ngari. Munyure rero mu irembo rifunganye bavandimwe, ni inama tugirwa na Yesu kubw'inyungu z'ubugingo bwacu, kubw'ibyiza Uwiteka yaduteguriye, adashaka yuko twahusha intego cyangwa se tutazabigeraho. Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu ku kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Aha ngaha bavuzemo ikindi kintu gikomeye, aho bavuze ngo abayinyuramo ni benshi. Inzira ngari, inzira ijyana abantu kurimbuka, birababaje ko abantu bayinyuramo ari benshi, ariko ibiramambu umurongo wa 14 baravuze ngo ariko irembo rifunganye n'inzira ijyana abantu ku bugingo, n'inzira ijyana abantu mu bugingo byo iraruhije kandi abayinyuramo ni bake. Mu gihe abanyura mu rifunganye, mu irembo rifunganye, mu irembo rigari ari benshi, mu irembo rifunganye ari naryo rijyana abantu ku bugingo, abayinyuramo ngo ni bake. Mwibuke amagambo twagarutseho kare ari mu bihamya by'itorero umuzingo wa mbere paje 128 avuga ngo izi nzira uko ari ebyiri, inzira ifunganye n'inzira ngari, zirahabanye kandi ziratandukanye, zifite ibyerekezo bihabanye. Imwe ijyana ku bugingo buhoraho, indi ikerekeza ku rupfu rw'iteka. Nabonye itandukaniro hagati y'izo nzira, kandi mbona itandukaniro riri hagati y'amatsinda azigendamo. Inzira zirahabanye, imwe ni inzira ngari kandi iharuye neza. Iyi nzira ngari ngo iharuye neza, indi nzira irafunganye kandi irimwo imikuku. Nuvuga ngo ni inzira ifunganye kandi irimwo ibirushya byinshi. Bityo rero amatsinda azinyuramo ni amatsinda azigendamo rero arahabanye, atandukanye mu mico no mu mibereho. Mu cyigisho cya mbere twagarutse kuri ibi bintu bibiri, uburyo abantu banyura mu nzira ngari n'abanyura mu rembo rifunganye batandukanye mu mico no mu mibereho, kandi ngo batandukanye mu myambarire no mu biganiro. Mbese mu myambarire no mu biganiro byacu tugaragaza ko duca mu yihe nzira? Ni ikibazo dukwiriye kwibaza, kandi dukwiriye nanone kwisuzuma. Muri iki cyigisho cy'aka kanya tugiye kongera twisuzumishe ibyanditswe byera. Mwibuke amagambo kandi twagarutseho dutangira, kandi dukwiriye kuzirikana n'aka kanya. Mukristo yabajije nta bwenge, kandi nta bwenge na Mukristo bari barimo baganira, ariko nta bwenge yagaragaje ko ari nta bwenge koko, kuko iyo ukomeje ugasoma nk'uko twabigarutseho usanga nta bwenge byarashoje bamubwiye ati nta bwenge we, uri nta bwenge koko, izina ryawe ni ryo muntu. Mukristo yabwiye nta bwenge ati hariho kwibwira ibyiza ku buryo bwinshi. Ibyiza biduherereyeho, hari ibyo twibwira biherereye ku Mana, hari n'ibyo twibwira biherereye kuri Kristo, n'ibyo twibwira ku bindi bintu ibyo ari byo byose. Ariko nta bwenge yifuje kumenya ibyo dukwiriye kwibwira biduherereyeho. Mbese ni ibiki dukwiriye kwibwira biduherereyeho? Ni ibihura n'ibyanditswe mu ijambo ry'Imana. Muvandimwe, uzakomeza usome iby'iki gitekerezo cya nta bwenge na Mukristo, uzasanga ko ikibazo atari uko wakwibwira ibikwerekeyeho bijyanye n'iby'ijambo ry'Imana rivuga, nubwo byaba ari bibi. Ntabwo ukwiriye kubyihunza ngo uvuga ngo ntabwo nakwitekerezaho ibintu bibi gutyo, kuko niko nta bwenge we yabigenjeje. Yarangije ageze hepfo yaravuze ati, baramubwiye bati
ibyanditswe byera bivuga yuko uri mubi, kuko nta hazima ufite, kuri uwo kugirirwa imbabazi ndetse wazimiye. Arangije aravuga ngo njyewe ntabwo naba meze gutyo, ntabwo naba ngejeje aho hose. Aho hantu muvuze ni habi cyane, ntabwo njyewe niyumva yuko naba ngejeje aho hantu. Nyamara benshi ngo muvuga yuko ari abakristo batekereza nka nta bwenge, bagashaka kwitekerezaho ibyiza, bagashaka kwibwira ibyiza, nyamara bavandimwe akenshi biba bihabanye n'ibyo ijambo ry'Imana ribavugaho. Birakwiriye rero yuko twaba twibwira ibyiza cyangwa se tukibwira ibibi, ariko byaba bihuye n'uko ijambo ry'Imana koko ritubona, tukaba dukora ibihwanye n'ibyo twivugaho. Kuko ntabwo yavuze ati ibyiza dukwiriye. Iri jambo dukwiriye ni ukuvuga ngo nibyo dukwiriye nyine kuba dukora. Ibyiza dukwiriye kwibwira biduherereyeho ni ibiki? Ariko biratangaje ko hano yabanje ijambo ngo ibyiza dukwiriye kuba twibwira biduherereyeho ni ibiki? Mukristo aramusubiza ati ni ibihura n'ibyanditswe mu ijambo ry'Imana. Nta bwenge ati ibyo twibwira biduherereyeho bihura ryari n'ibyanditse mu ijambo ry'Imana? Mukristo ati bihura iyo twicira urubanza rumwe n'urw'ijambo ry'Imana riducira. Aya magambo sinyatindaho, twavuzeho kare. Ndashaka ko twisuzuma nanone ku byerekeranye n'izi ngingo zindi uko ari ebyiri bavuzemo zigaragaza abanyura mu nzira imwe muri izi nzira uko ari ebyiri. Bino bibasha kukugaragaza ko unyura mu nzira ngari, kandi bikanabasha kukugaragaza yuko unyura mu nzira ifunganye. Ubwo rero mbese mu myambarire yacu no mu biganiro byacu tugaragaza ko duca mu yihe nzira? Twisuzume bavandimwe, niturangiza twicire urubanza ruhura n'urwo ijambo ry'Imana n'ibyo ijambo ry'Imana rituvugaho. Imyambarire rero igaragaza inzira unyuramo iyo ariyo. Abakristo ni umucyo w'isi. Aya magambo yanditse mu bihamya by'itorero, umuzingo wa mbere, paje ya 359, ngo abakristo ni umucyo w'isi kandi bakaba n'umunyu w'isi. Umwambaro rero ugomba kuba uboneye kandi woroheje. Ndashaka yuko buri jambo ryose muryumva mwitonze kandi mukareba agaciro kayo. Umwambaro ugomba kuba uboneye kandi woroheje. Kandi ngo n'ibiganiro, kuko tubonye hejuru ko ari ibintu bibiri, umwambaro n'ibiganiro, ndetse n'ibiganiro byabo by'abakristo bikaba birimo kwiyoroshya kandi byerekeza mu ijuru, ndetse n'imyitwarire yabo ikaba izira amakemwa. Ibiganiro byerekeza mu ijuru. Uri gusharinga, nagize ikibazo cyo gusharinga kubera yuko imashini mfite igenda ihita yikuraho. Uri gusharinga aze kudufasha kugira ngo tugendane n'abantu niba bishoboka basoma. Abahoste baraza kudufasha. Ibiganiro, umwambaro uboneye woroheje, ibiganiro byabo bikaba birimo kwiyoroshya kandi bikaba byerekeza mu ijuru, ndetse n'imyitwarire yabo ikaba izira amakemwa. Nkwiriye guhora nzirikana ko ngomba kuba urugero, kandi kubw'iyi mpamvu singomba kwirukira muri ibi byadutse cyangwa biriya, kugendana n'ibigezweho cyangwa se kugendana n'ibyadutse. Ibyadutse byose ngomba kumenya yuko ndi umukristo, ntago ngomba kubyirukiramo, ahubwo nkwiriye gukurikiza imigendere idahindagurika kandi idashingiye ku y'abandi, ndetse sintwarwe n'ubuhezanguni mu myambarire. Hano harimo ingingo ebyiri. Harimo kugendana n'ibigezweho, guhindagurika no gukabya
muri ibyo bigezweho, hasigaye ugakurikiza irindi hame hano bashorejeho rivuga ngo kutagira ubuhezanguni mu myambarire. none ngo abari mu nzira ngari bose rero baba bahugiye ku kwiyitaho. bavandimwe twisuzume, ngo abari mu nzira ngari baba bahugiye ku kwiyitaho ku myambaro yabo ndetse n'ibinezeza biri muri iyo nzira. birundurira mu binezeza no kwishimisha nta rutangira, maze ntibatekereze ku iherezo rw'urugendo rwabo, ntibatekereze ku kurimbuka kutazabura kubaho ku iherezo ry'inzira banyuramo, kuko twabonye yuko inzira banyuramo ifite iherezo ribi. bavandimwe baranditse ngo buri munsi niko barushaho kwegera irimbukiro ryabo, niko barushaho kwegera kurimbuka kwabo, nyamara barushaho kugenda bihuta cyane nk'abasazi. mbega ukuntu ibi bintu byari biteye ubwoba ubwo Ellen White yabyerekwaga. hano bavuzemo ikintu gikomeye ngo nyamara barushaho kugenda bihuta cyane nk'abasazi kandi bari kwegera irimbukiro ryabo. nyamara ahangaha bavuzemo ikindi ngo byari biteye ubwoba kubyitegereza ubwo Ellen White yabyerekwaga. kwihuta cyane kwabo mu nzira ngari ni ingingo ihagarika umutima w'umuhanuzikazi ubwo yabyerekwaga. kwihuta cyane, iki kintu cyitwa kwihuta cyane, mwibuke mu magambo twasomye mu nyandiko z'ibanze nanagaruye ahangaha. uku kwihuta cyane, bari mu igare bagenda bagana mu irimbukiro, nyamara ntacyo bitayeho, ni ikintu giteye ubwoba kandi dukwiriye gutekerezaho. abantu bari mu nzira ngari bagenda bihuta, kandi kwihuta cyane nk'uko tusomye mu gitabo ibihamya by'itorero umuzingo wa mbere paje 129, ubwo Ellen White yabonaga bihuta cyane kandi bari mu nzira ngari ngo bakiyitaho ku byerekeranye n'imyambaro no kwinezeza, bakirundurira mu binezeza no kwishimisha nta rutangira, badatekereza ku iherezo ryabo, ariko bagenda bihuta cyane. ibi bintu byahagaritse umutima wa Ellen White. marayika yaravuze ati, inyandiko z'ibanze paje 203, bahambiriwe mu miba igiye gutwikwa. maze marayika anyereka uwari utwaye iryo gare wasaga n'umuntu mwiza w'igikundiro, kandi abagenzi bose bari mu igare bari bamuhanzeho amaso yabo kandi bamwubaha. mwumva ikindi kintu hano ukuntu gitangaje, ngo nahagaritse umutima. nabwo yahagaritse umutima, maze baza marayika wanyoboraga uwo wari utwaye uwo ari we, yaransubije ati, ni Satani wari utwaye igare, yigize nka marayika w'umucyo, kandi ngo yigaruriye abatuye isi bangana iki? abatuye isi bose. birunduriye mu bushukanyi bukomeye kugira ngo bizere ibinyoma bityo barimbuke. uyu mukozi umukurikiye mu cyubahiro ni umuhanga ushinzwe kwita ku igare, naho abandi bakozi bakurikiyeho bakoreshwa imirimo itandukanye nk'uko agenda bakenera muri iyo mirimo, kandi bose bagenda ku muvuduko nk'uw'umurabyo bagana mu irimbukiro. ibi ngibi nabyo Ellen White abyitegereje byamuteye ubwoba ngahagarika umutima. biratangaje rero uburyo ki abantu bagenda mu nzira ngari, niba ari uko twasomye yuko iharuye neza, ngo bagenda ku muvuduko nk'uw'umurabyo bihuta, nyamara kugenda bihuta kwabo bahanze amaso kuri Satani ubayoboye wigize nka marayika w'umucyo, bituma batabasha kureba ku ruhande, bituma batabasha gupandura ngo bave muri iryo gare, ahubwo bakarigumamo. Satani agerageza uburyo bwose yigaragaza nka marayika w'umucyo kugira ngo bagume muri iryo gare. umuvuduko bariho rero n'uburyo ki bagenda bahanze amaso ubayoboye Satani, nicyo gituma Ellen White yahagaritse umutima. ikintu kibabaje murakizi, nuko abibwira yuko ari abakristo binyuze mu magambo twarebye kandi dukomeza kurebera hamwe, benshi bisanga muri iyi nzira ngari, bisanga muri iryo gare.
ibihamya by'itora umuzingo wa mbere paji na 29 banditse ngo nabonye abantu benshi bagenda muri iyi nzira ngari bari bafite aya magambo yanditse kuri bo ngo napfuye ku by'isi, iherezo rya byose riri bugufi, iherezo rya byose riregereje, kandi ngo namwe mwitegure. Aya magambo uko ari atatu, ngo napfuye ku by'isi, iherezo rya byose riregereje, namwe mwitegure, aragaragaza yuko aba bantu bari bari mu nzira ngari bari ababwirizabutumwa, bari abantu bereka abandi inzira barimo bakifuza yuko n'abandi bayigenderamo, bari abantu bereka abandi uko bameze kugira ngo nabo abe ariko baza kumera. Yuko ahangaha biragaragara yuko biyerekanaga ubwabo bavuga ngo njyewe napfuye ku by'isi. Bavandimwe, aya ni amagambo yanditse ku myenda y'abantu banyura mu nzira ngari, ababwiriza basaga n'abandi batagira umumaro, bari bari aha bazengurutse, uretse igicucu cy'umubabaro nabonye mu maso habo. Kuki bari bafite umubabaro? Nuko baticiraga urubanza ruhwanye n'urw'ijambo ry'Imana ribacira. Biragaragara yuko bari bari mu nzira ngari ariko bibeshya ngo bapfuye ku by'isi kandi ngo biteguye iherezo rya byose, bashishikariza abandi kumera nkabo. Ariko kuko batigeze bahinduka ngo bave mu nzira ngari bajye mu nzira ifunganye, nibyo byatuma batagira umunezero mu mutima, nibyo byatuma batagira umudendezo w'abantu b'Imana. Ahubwo bari bahuye n'abandi, basaga n'abandi batagira umumaro, bari aha bazengurutse, ariko bo bakagira umwijima mu maso yabo. Bavandimwe, iyo wibesha ko uri umukristo ubasha kugira umwijima muri wowe kurusha abapagani, kubera yuko wishinza ibyo utari byo. Ibiganiro byabo byari bimeze nk'iby'abatagira icyo bitaho, bidamarariye, abantu badatekereza bari babazengurutse. Ariko rimwe na rimwe bashoboraga gutunga urutoki ku nyuguti zari zanditse ku myenda yabo, banyuzwe bazereka abandi, bakabakangurira nabo kugira izo nyuguti ku myenda yabo. Bari bari mu nzira ngari ariko bakavuga ko bari mu mubare w'abagendera mu nzira ifunganye. Niyo mpamvu babwiraga abantu bati, ese murabona izi nyuguti abantu bafite ku myenda yabo? Namwe mukwiriye kuzigira. Nyamara bari bari mu nzira ngari. Ababakikije bashoboraga kuvuga bati, bahereye ku mico yabo, bahereye ku myambaro yabo, bahereye kuri byandi byose twabonye, yaba imico, yaba ibiganiro, yaba imyambaro yabo, kimwe muri byo cyashoboraga kubarega cyangwa byose, bigatuma ababakikije nabo bavuga ngo nta tandukaniro riri hagati yacu, tumeze kimwe, twambara kimwe, tuvuga kimwe, kandi tugakora kimwe. Ibi ni ibintu bitangaje cyane. Ugasanga amagambo yawe ahuye n'ay'ab'isi, nyamara ushishikariza abantu ngo ndi umukristo namwe muze mu bakristo, umeze kimwe nabo, wambara nkabo, uvuga nkabo, kandi ukora kimwe nabo. Ntidukwiriye, mwumva ikindi kintu hano batugiremo inama nanone, ngo ntidukwiriye kugisha impaka ibihamya, kuko Ellen White muri iki gitabo cy'Abahamya by'Itorero paji ya 384 yavuze ko hari abantu, nubwo yaranditse ibyerekeranye n'umucyo w'imyambarire, batangira kugisha impaka ibihamya bye, bakabigonganisha bavuga ngo ibyo bihamya biragongana. Byandi by'impaka ntabwo ndabigarukaho cyane, twabibonyeho mu cyigisho cyabanje. Abantu bamwe bavuga ko ibyo nanditse mu gihamya cya 10 bivuguruza ubuhamya nashyize mu nyandiko ifite umutwe uvuga ngo uburyo bwo kubaho, byanditswe bikomotse ku gitekerezo kimwe. Bityo rero ntabwo ari ibitekerezo bibiri ngo kimwe kiba kivuguruza ikindi nk'uko bamwe bashoboraga kubyibwira. Birababaje kubona hari bamwe babaga bari kureba mu byerekeranye n'ibi bihamya n'inama bagirwa ku byerekeranye n'imyambarire, bo bakatangira kugisha impaka ibihamya,
bakavuga yuko bivuguruzanya. Biba binatangaje kandi no muri iki gihe cyacu, ubwo usanga umuntu ashyizeho nk'igihamya, atanze igihamya, atanze umucyo ku ngingo runaka, undi nawe akazana ikindi gihamya kugira ngo amurwanye. None se ibihamya nibyo biba bifite ikibazo, cyangwa ababikoresha nibo baba bafite ibibazo? Niba hari itandukaniro runaka rihari, ryaba riri mu buryo bw'imvugo, kuko yari yaranditse ngo aya magambo avuga ngo nta rwaho rukwiriye guhabwa abatizera kugira ngo banenge ukwizera kwacu. Ntabwo dukwiriye guha urwaho abatizera ngo banenge ukwizera kwacu. Dufatwa nk'abantu bihariye badafite abo bahwanye, bityo ntabwo dukwiriye kugira imigendere itera abatizera kudutekereza ko turenze uko ukwizera kwacu kudusaba kumera. Ntabwo dukwiriye gutuma abantu batwitegereza ngo bavuge ngo tumeze nkabo, nk'uko tumaze kubisoma hejuru. Nabonye ko gahunda y'Imana yacuritswe, kandi amabwiriza yayo yihariye ntiyitabwaho n'abahitamo gukurikiza imyambarire y'Abanyamerika. Icyo gihe ari imyambarire y'Abanyamerika bari barimo bajyaho impaka. Nabwiwe kwita ku magambo aboneka mu Gutegeka kwa kabiri, igice cya 22 umurongo wa 5, avuga ngo umugore cyangwa umukobwa ntakambarane n'umugabo, kandi umugabo ntakambarane n'umugore, kuko ukora atyo wese ari ikizira Uwiteka Imana yawe yanga urunuka. Ni ikizira Uwiteka yanga urunuka. Ellen White yashishikarijwe kongera kwita kuri aya magambo no kongera kwerekezaho amaso. Imana ntishaka ko ubwoko bwayo bukurikiza iryo ngirwavugurura ry'imyambarire, kubera ko hariho ivugurura mu myambarire kandi ntabwo ryahagararira icyo gihe. Ubu ngubu bwo byabaye nk'umuco. Ubu byamaje kuba nk'umuco, aho usanga abagore bashaka kwambarana n'abagabo, n'abagabo bashaka kwambarana n'abagore. Ngira ngo murabizi cyane kandi mujya mubibona ahatuzengurutse hatandukanye ko uyu muco watanzweho ibihamya byinshi, abantu ntacyo babwiye. Ni imyambaro itarangwa no kwicisha bugufi. Ni imyambaro idakwiriye rwose abayoboke ba Kristo biyoroheje kandi b'abagwaneza. Hariho imigenzereze igenda ikura. Mu gihe cya Ellen White imigenzereze yagendaga ikura, ariko ubu nk'uko nari mbivuze byabaye umuco. Iyo migenzereze ngo ni yuko abagore mu myambarire yabo n'imigaragarire yabo benda kumera nk'abo badahuje igitsina uko bashoboye kose. Inkubiri abagore bahagurukije icyo gihe bashaka kugira ngo bambare nk'abo badahuje igitsina cyangwa nk'abagabo. Inkubiri bahagurukije icyo gihe. Birababaje yuko ubu ngubu abitwa abakristo muri iki gihe bigwa bagundagurana nayo, ndetse ahenshi yabaye nk'umuco. Hamwe n'intanakivugwaho, hamwe n'iyo ugize icyo uyivugaho bavuga yuko wahejejwe inyuma n'amateka. Yari inkubiri y'icyo gihe, ariko biragaragara yuko Ellen White yayicyashye, ariko abantu bayigumyeho. Ikintu cyitwa imyambarire ngo ni uko umuntu agaragara, uko umuntu agaragara. Nimuhora mubona abagabo bashaka kugaragara nk'abagore, haba mu misokoreze, n'abagore nuko, no kogoshwa mu buryo bugiye butandukanye. Birababaje kandi biteye n'agahinda ko hari na bamwe bitwa ko ari abakristo kandi babarizwa mu itorero ry'Imana, usanga bafite nk'imisokoreze utabasha gusobanura. Akaba ari imisokoreze ku buryo uwo muntu nk'iyo agiye imbere y'abantu yashokoje gutyo, usanga batarita ku cyo avugira ku ruhimbi, ahubwo bita ku buryo yashokoje.
ugasanga wagira ngo ari mu irushanwa ryo kugira ngo agaragaze itandukaniro mu misokoreze, ugasanga yajyanye umusatsi iriya undi yawujyanye iriya, cyangwa yawuboshye ari umugabo. Iyo migenzereze ngo mu gihe cya White yagendaga ikura, aho abagore bashakaga kugira ngo bagaragare mu myambarire yabo nk'abo badahuje igitsina cyangwa se abagabo, kandi bagakora imideri y'imyambaro yabo igasa cyane n'iy'abagabo, nyamara Imana ivuga yuko ibyo ari ikizira. Kandi n'abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiye, bakagira isoni birinda, kandi batirimbisha kuba umusatsi cyangwa izahabu cyangwa imaragarita cyangwa imyenda y'igiciro cyinshi. Mbese aya magambo yanditse mu rwanda rwa Timoteyo igice cya 9 aracyafite akamaro, aracyafite agaciro muri iki gihe? Mbese mubona gifite agaciro? Ibihamya by'itorero umuzingo wa mbere paje ya 385 baranditse ngo abiyumvamo ko bahamagariwe kwifatanya n'inkubiri irengera uburenganzira bw'abagore n'iryo ngirwavugurura mu myambarire bakwiriye nanone kwitandukanya n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Aya ni amagambo akomeye dukwiriye gutindaho. Umuntu wese uvuga yuko ari umukristo, agashaka kuvuga yuko ari umukristo nyakuri, ariko kandi ngo agashaka kubikomatanya no gushyigikira ingirwavugurura mu myambarire ivuga yuko umugore akwiriye kwambara uko ashaka, n'umugabo akambara uko ashaka, agasokoza uko ashatse, akigaragaza imbere y'abantu nk'abo badahuje igitsina, ntacyo bitwaye. Ufite uruhengekerezo uvuga ngo mubareke ngo bitware uko bashaka, ngo Imana ireba imbere mu mutima, uwumva afitemo ako kahe mu mutima we, ngo akwiriye kwitandukanya n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu, kuko ntabwo akwiriye kujya muri iyo nkubiri ngo narangiza navuge yuko afite urutabi mu byerekeranye no kwamamaza ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Umwuka ukorana na kimwe muri ibyo byombi ntushobora guhuza n'ukorana n'ikindi, niko banditsa. Umwuka ukorana no gushyigikira ivugurura mu myambarire ngo ningirwavugurura, niko hano banditse, no kugendana n'ibigezweho no gukabya no gushaka kwisanisha n'abo mudahuje igitsina, ngo uwo mwuka ntiwahura n'umwuka wo gushaka kwamamaza ubutumwa bwa marayika wa gatatu ushishikariza abantu kubaho imibereho ihuje no gukiranuka, kurya neza, kwambara neza, kwihana ibyaha no kubibabarirwa, no kugendana n'Imana buri munsi twicisha bugufi. Ntabwo ibyo bintu bibiri byakorana. Ibyanditswe byera birasobanutse neza ku bijyanye n'ingingo y'imyambarire, ku bijyanye n'imibanire ndetse n'uburenganzira bw'abagabo n'abagore ku rwego rukabije. Abakorana n'imyuka y'abadayimoni bahisemo gukurikiza ubu buryo bwihariye bw'imyambarire ngo ku rwego rukabije. Iyi nkubiri ihagurukijwe ngo n'abakoreshwa n'imyuka y'abadayimoni. Ariko iki kintu kirababaje, hepfo baranditse ngo abadivenisi b'umunsi wa karindwi bizera ibyihemburwa ry'impano inshuro nyinshi bahabwa isura y'abakorana n'imyuka y'abadayimoni. Bahabwa iyo sura biturutse ku myambarire y'abari muri iri torero, biturutse ku misokoreze, biturutse ku buryo bigaragaza. Bamwe muri bo barashaka kwigaragaza nk'abo badahuje igitsina. Sinzi niba ahari wenda buri wese ubasha gukurikira iki cyigisho yumva ibi bintu ndi kuvuga wenda ari ibintu bidashoboka, bitabaho, by'abapagani, ariko ndashaka kubabwira yuko ari byo byeze muri iri torero. Bireze no mu bantu bita abantu b'Imana. Ujya kubona ukabona nk'umuntu washokoje nk'ibintu nawe ubwe wamaze ati se none ibintu washokoje ni ibiki?
ni ukuryamisha umusatsi, ni ukuwubyura, ni ukwigaragaza neza, ugasanga ni ibintu utapfa kubonera ubusobanuro, kandi avuga ngo ngewe ngo napfuye ku by'isi ngo ni mu nzira ifunganye. Twisuzume kugira ngo twicire urubanza ruhuye n'urw'ijambo ry'Imana riducira. Nabajije cya kibazo, sinzi wenda niba hari abashije kugisubiza, niba ari ririya somo ryo mu rwa mbere rwa Timoteyo ryaba rigifite agaciro. Mu kwifatanya n'iyo myambarire, n'iyi ngirwavugurura mu myambarire, harimo umwuka wo kutubaha no guhangara. Kwiyoroshya no kwifata bisa n'ibiva muri benshi uko barushaho kugenda bakurikiza ubu buryo bw'imyambarire. Ngo imyambarire tugira igenda iduhindura muri twe, kwiyoroshya kukavamo, kwifata kukavamo. Umukiza wacu yaravuze ngo muri Matayo 5:14 n'uwa 16 ngo muri umucyo w'isi, aba ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze So wo mu ijuru. Amen. Dufite umurimo ukomeye rero tugomba gukora muri iyi si, kandi Imana ntishaka ko hari intambwe twatera yagabanya cyangwa ikarimbura imbaraga dufite ihindura abari mu isi. Wishaka gusokoza mu buryo buratuma imbaraga yawe yo guhindura abari mu isi igabanuka, ukamera nk'uri kwirehereza abantu ngo bakurebe. Imyambarire nuko uburyo bwose ugaragara. Narangiwe gusoma amagambo kandi aboneka mu kubara igice cya 15 umurongo wa 38 kugeza wa 41 agira ati, bwira Abisirayeli batere inshunda ku misozo y'imyenda yabo, bagumye kubikora mu bihe byabo byose, kandi badode ku ncunda zo ku musozo wose agashumi k'umukara wa kabayonga. Izo ncunda muzambarire kugira ngo muzitegereze, mwibuke amategeko y'Uwiteka yose, muyitondere, mwe gukurikiza kwifuza kw'imitima yanyu n'uko amaso yanyu bikunda kubavusha mu isezerano, kugira ngo mwibuke mwitondere amategeko yanjye yose, mubere Imana yanyu abera. Urumva ikintu cyatumaga badoda iriya myenda, kugira ngo nibayitegereze bibuke ko hari ubwoko butandukanye bwatoranijwe budahura n'abandi bose, bibuke yuko bahamagariwe gukurikiza amategeko y'Uwiteka. Ariko se imyambarire yacu muri iki gihe iratweremeza yuko twahamagariwe gukurikiza amategeko y'Uwiteka? Uwiteka Imana yacu iravuga ngo ndi Uwiteka Imana yanyu yabakuriye mu gihugu cya Egiputa kuba Imana yanyu, ndi Uwiteka Imana yanyu. Haleluya. Duharane kuba abo Uwiteka Imana yacu. Ahangaha Imana yabahamagariye kudoda iyo myenda no kuyambara nk'abana b'Abisirayeli mu mugambi wo kubatandukanya n'amahanga yose yari abazengurutse yasengaga ibigirwamana. Igihe bitegerezaga umwihariko wabo mu myambarire, bagombaga kwibuka ko ari ubwoko bw'Imana bukomeza amategeko yayo, kandi ko yakoze mu buryo bw'igitangaza kugira ngo ibavane mu bubata bwo mu gihugu cya Egiputa, ngo baze bayikorere kandi bayibere ishyanga ryera. Ntabwo rero bagombaga kwigira uko bishakiye kugira ngo abababonaga bose bashobore kuvuga ngo aba ni abantu b'Imana yakuye muri Egiputa, ngo bakomeze amategeko 10. Haleluya. Umwisirayeli yahitaga amenyekana cyo bakimubona, kubera ko Imana ikoresheje uburyo bwayo bworoheje. Imana yabatandukanije n'andi mahanga yose yari abazengurutse ngo baba bayo. Uburyo bworoheje twatangiye tubona ko ngo abantu ngo umwambaro ugomba kuba ari umwambaro woroheje kandi ugaragara neza. Imana yakoresheje ngo uburyo bworoheje ku buryo umuntu wese uzajya ubona Umwisirayeli ngo azajya ahita avuga ati aba ni abantu Imana yakuye muri Egiputa bakomeza amategeko 10. Mbega ijambo ryiza babaga bavuzweho. Nawe reba kuba wambaye cyangwa washokoje akavuga ati
uyu ni umuntu ubariza amategeko y'Imana. Itegeko Imana yahaye abana ba Isirayeli ryo gushyira incunda z'ubururu cyangwa se wa mukara wa kabayonga ku myenda yabo, nta mbaraga ihindura itaziguye byari kugira ku buzima bwabo, keretse gusa ko Imana yajyaga kubaha umugisha bitewe no kumvira kwabo. Ntabwo ari uko iyo myambaro yagombaga guhita hari ikintu ibacengezamo, ariko bagombaga kuba bagaragaje ko bumvira. Mbese ni kangahe twumva imiburo ntituyumvire? Hepfo baranditse ngo muri iki gihe Imana ishaka ko ubwoko bwayo bukurikiza ivugurura mu myambarire, bitari ukugira ngo ibutandukanye n'ab'isi nk'ubwoko bwayo bwihariye gusa, ahubwo ari uko ivugurura mu myambarire ari ingenzi cyane kugira ngo umuntu agire amagara mazima ku mubiri no mu bwenge. None urajya kwambara ukambara akantu kaguhambiriye karatuma utabasha no gutekereza cyangwa guhumeka. Muri iki gihe Imana ishaka ko ubwoko bwayo bukurikiza ivugurura mu myambarire, bitari ukugira ngo ibatandukanye n'ab'isi n'ubwoko bwayo nk'ubwoko bwayo bwihariye gusa. Ubwo icyo nicyo ishaka, ariko iranashaka yuko iri vugurura mu myambarire ribabera ikintu cy'ingenzi cyane kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse rwose, afite amagara mazima ku mubiri no mu bwenge, abasha gutekereza neza. Amagambo aboneka mu bihamya by'itorero. Amagambo aboneka mu bihamya by'itorero, umuzingo wa mbere paji 130, banditse amagambo avuga ngo benshi iyo bitegereje mu mibereho y'Abisirayeli bakareba kwivovota kwabo ngo bahita babaseka, bakavuga ati aba bantu bakorewe ibitangaza kuriya nibo bivovota, bahindukiye bivovota kuriya. Ngo ariko marayika yaravuze ngo mwakoze ibibi bikabije kurusha ibyabo, kuko ngo Imana yaduhaye umucyo ukomeye. Ngo nabonye ko Imana yahaye abagaragu bayo ukuri kugaragara cyane kandi kumvikana cyane ku buryo kudashobora gutsindwa, ku buryo umuntu wese ubasha kubona uko kuri adashobora kubona aho ahera ngo abatsinde cyangwa se ngo abagishe impaka. Ibyo bintu ngo ni amahirwe twebwe ubwacu twagize, nyamara bariya Abisirayeli icyo gihe batahawe uwo mucyo wose, nyamara ngo twe twahawe uwo mucyo turabaseka. Ngo aho bajya hose abantu b'Imana muri iki gihe baba bafite intsinzi idashidikanywaho kubera ibihamya bahawe. Abanzi babo ntibashobora kugamburuza ukuri kwemeza imitima, usibye yuko bakwanga gusa, ariko nta magambo yo kukuvuguza baba bafite akomoka mu ijambo ry'Imana. Ayo ni amahirwe twagize akomeye muri iki gihe, ngo umucyo watanzwe mu buryo bugaragara cyane ku buryo abagaragu b'Imana bashobora guhagarara aho ariho hose maze bakereka ukuri kumvikana kandi kuzuzanya kandi ngo kugatsinda. Uyu mugisha ukomeye ngo ntabwo twigeze tuwuha agaciro, ngo nicyo kibabaje, cyangwa ngo abantu bawubone. Ku byerekeranye n'imyambarire ndashaka kubirekeraho nkinjira ku ngingo nsorezaho ivuga ibyerekeranye no kuvuga ngo tegeka ururimi rwawe. Tegeka ururimi rwawe, kuko hejuru twabonye yuko ngo mu myambarire, mu magambo, mu mico no mu mibereho, twe turwa mu myambarire no mu magambo. Uko dukoresha ururimi rwacu byerekana inzira tunyuramo. Matayo 12 umurongo wa 37 handitse ngo amagambo yawe niyo azagutsindishiriza kandi amagambo yawe niyo azagutsindisha. Bihamya by'itorero, umuzingo wa mbere paji 578, banditse ngo umunsi wose ukwiranye n'ibibi byabo, ngo nyamara wowe wizanira ibihe by'amakuba mbere y'uko. Ibi byari igitekerezo cy'uko umuntu yizaniraga ibihe by'amakuba biturutse ku biganiro agira, nk'uko tugiye kubirebera hepfo, biturutse ku magambo agira, birangira azanye yikururiye ibihe by'akaga ataranabigeramo. Tegeka ururimi rwawe. Umuntu wese udacumura mu byo avuga
nk'uko byanditse muri Yakobo igice cya 3 umurongo wa 2. Aba ari umuntu utunganye rwose, yabasha gutegeka umubiri we wose. Umuntu udacumura mu byo avuga yabasha gutegeka umubiri we wose. ubufasha bwashyizwe k'ufite imbaraga, azakubera imbaraga n'ubufasha, cyangwa se uwo ni Yesu, akubera umurinzi imbere n'inyuma, kugira ngo ubashe gutegeka ururimi rwawe, ubashe guhagarara muri uyu mwanya w'umuntu ubasha gutegeka umubiri we wose. Kuko ibyo dutinzaho intekerezo zacu n'ibyo dutindaho tuvuga nibyo biturema. Mu bihamya by'itorero uyu muzingo wa mbere paje 579 baranditse ngo niba ukunda umwijima n'ubwihebe, niba ukunda umwijima n'ubwihebe, biganireho, ubitindeho, maze ubabaze ubugingo bwawe binyuze mu kurema mu bitekerezo byawe ikintu cyose ushobora kurema. Ngo ikintu cyose gishobora kurema wakirema mu bitekerezo byawe, cyagutera kwivovotera umuryango. Ibi ngibi by'umuryango twabigarutseho hejuru, no kwivovotera Imana, ukivovotera Imana kubera ngo ibintu utinzaho intekerezo zawe, ibyo uganiraho, kandi bigahindura umutima wawe nk'umurima wakongowe n'umuriro, ukarimbura icyatsi cyose kibisi, ugasiga umurima wumye usa n'umukara ndetse wumagaye. Urumva ibyo tuganira ikintu bishobora kudukorera mu mutima, ngo bibasha kugusiga wumagaye kubera ibyo utinzaho intekerezo ugahora ubivuga. Mu rwa mbere rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 10 kugeza wa 12 baranditse amagambo akomeye avuga ngo ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza abuze ururimi rwe rutavuga ikibi, n'iminwa ye itavuga iby'uburiganya. Ushaka kugira gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza, ibi byo agomba gukora. Abuze ururimi rwe ngo rutavuga ikibi, n'iminwa ye ngo itavuga iby'uburiganya, kandi azibukira ibibi, akora ibyiza, ashaka amahoro bavandimwe, ayakurikire kugira ngo ayashyikire. Kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku byo basaba. Amen. Ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Mu bihamya by'itorero muzingo wa mbere paje 582 ho baranditse ngo umutima unezerewe n'umwuka w'ibyishimo n'ubuzima ku mubiri. N'ubuzima ku mubiri. Niba mubyibuka kare bigeze kugaruka ku magambo ajya gusa n'aya bavuga ngo umutima ubabaye utera nyirawo konda, ukamutera uburwayi. Niyo mpamvu wa mugore twabonye w'icyitegererezo ngo yararwaye indwara z'imitsi kandi zaraturutse ku bitekerezo bibi. Umutima unezerewe n'umwuka w'ibyishimo n'ubuzima ku mubiri, ukaba n'imbaraga ku bugingo. Amen. Nta kintu gitera indwara nko kugira agahinda gakabije. Bavandimwe, aya magambo murayumvise? Nta kintu gitera indwara nko kugira agahinda gakabije, gucura igihunya ndetse n'umubabaro, uhora wijimye mu maso nka wa muntu twasomye kare. Ibi bintu ngo nta kintu kibaho gitera indwara nkabyo. Kugira agahinda gakabije, gucura igihunya cyangwa kwijima mu maso, ndetse no guhora ubabaye. Agahinda gakabije bavandimwe, hano baranditse ngo agahinda gakabije mu ntekerezo gateye ubwoba cyane. Ngo agahinda gakabije gateye ubwoba cyane. Ni ikintu gikomeye cyane kugira agahinda gakabije. Ngo nta kintu kibaho gitera indwara nko kugira agahinda gakabije. Kuri paje ya 583 muri iki gitabo Ihamya by'itorero umuzingo wa mbere baranditse ngo umunezero wawe wa none, uw'ahazaza hawe ndetse n'Uwiteka ryose ushingiye ku guhanga ubwenge bwawe ku bintu binezeza. Ushingiye kandi nanone ku gukura amaso
yawe ku ishusho yijimye y'ibyo wibwira bitari ukuri. Kuko utekereza ibintu bitari ukuri birazimya umunezero wawe w'ubu, uwahazaza mu buzima ushigaje ku isi, bikanazimya umunezero w'iteka ryose. Kandi kare twabonye ngo nta muntu uzinjira mu ijuru adafite umutima wo kunezerwa, kuko ngo ufite imwe muri izo ngeso ntabwo abasha kuyinjirana mu bwami bwo mu ijuru. Gukura amaso yawe ku ishusho yijimye y'ibyo wibwira bitari ukuri, maze ahubwo ukayahanga ku bifite umumaro Imana yanyanyagije mu nzira unyuramo. Kunda kureba ibyiza, ibirenze byose ukwiriye guhanga amaso yawe ku bitagaragara kandi by'iteka ryose. Haleluya. Kuko mu Migani igice cya 25 umurongo wa 11 handitse ngo ijambo ryizihiye rivuzwe mu gihe gikwiriye ni nk'amatunda y'izahabu ku mbehe y'ifeza. Haleluya. Kuri paji ya 583 barongeye barandika ngo ntuzemere na rimwe ko mu kanwa kawe hasohoka amagambo yo guhinyura, kuko ameze nk'urubura kirimbuzi, cyangwa se akonje cyane, ameze nk'urubura kirimbuzi ku bakuzengurutse, ararimbura abakuzengurutse amagambo yo guhinyura. Ahubwo reka amagambo atera ubutwari aba ariyo asohoka mu kanwa kawe, amagambo yo gutera ubutwari, amagambo y'ibyishimo, amagambo y'urukundo aba ariyo atonyanga ava mu kanwa kawe. Haleluya. Ijambo ryizihiye rivuzwe mu gihe gikwiriye ni nk'amatunda y'izahabu ku mbehe y'ifeza. Iyi ngingo tugiye gusorezaho iravuga ngo Imana ishaka ko dukoresha ubwenge. Bavandimwe, Imana ishaka yuko dukoresha ubwenge. Uwiteka asaba ubwoko bwe gukoresha ubwenge bagatekereza neza. Ndashaka yuko mwumva aya magambo ari muri iyi paragarafe yo kuri paji ya 208 mu Bihamya by'Itorero umuzingo wa mbere. Uwiteka asaba ubwoko bwe gukoresha ubwenge bagatekereza neza, ntibabusimbuze ibyo babona bibareshya. Ubwenge bwabo ntibabusimbuze ibyo babona bibareshya, cyangwa se ntibabusimbuze amarangamutima yabo abareshya, ababeshya. Umurimo we uzaburangwamo ubwenge ku bana be bose. Umurimo w'Uwiteka uzaba urangwamo ubwenge ku bana be bose. Ibyo Uwiteka yigisha bizaba biteye ku buryo ubwabyo bizasobanukira imyumvire y'abafite ubwenge bujijutse. Biradusaba kugira ubwenge bujijutse. Niyo mpamvu Uwiteka dusaba gutekereza neza. Hejuru avuze ngo ukoreshe ubwenge bwawe utekereze neza, ngo nibwo bizatuma ibyo Uwiteka yigisha bigusobanukira. Ariko nutabasha gutekereza neza uciye bugufi, ibyo Uwiteka yigisha ntabwo bizagusobanukira, ahubwo uzaguma mu bujiji. Kuko ibi ngibi Uwiteka yigisha baranditse ngo byateguriwe kuzamura ubwenge. Haleluya. Byateguriwe kuzamura ubwenge. Mbega uburyo dukwiriye kwita ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryateguriwe kuzamura ubwenge. Ntabwo tubasha kugira ubwenge na gato igihe tutita ku ijambo ry'Imana. Ibyo Uwiteka yigisha bizaba biteye ku buryo ubwabyo bizasobanukira imyumvire y'abafite ubwenge bujijutse, kuko byateguriwe kuzamura ubwenge. Mwumve amagambo akurikiyeho niyo nshaka ko mutindaho, ngo imbaraga z'Imana ntizigaragaza buri gihe. Imbaraga z'Imana ntabwo zigaragaza buri gihe. Ibyo abantu bakeneye bihinduka uburyo bw'Imana bwo gukora.
aya magambo nubwo ariyo turi gusorezaho ariko ni amagambo akomeye cyane. Ndasaba umwuka w'Imana ngo ayumvikanishe neza mu bwenge bwacu. Amen. Ngo imbaraga z'Imana ntizigaragaza buri gihe. Ibyo abantu bakeneye bihinduka uburyo bw'Imana bwo gukora. Aya magambo muri make dusomye aha ngaha babwiye kwitaho cyane, arasobanura ngo igihe umuntu ari mu bujiji kandi akaba adakuza ubwenge bwe binyuze mu kwiga ijambo ry'Imana yicishije bugufi, ntabwo aba ari kubyaza ubushobozi yifitemo umusaruro muzima, bityo bituma yigumira mu bujiji kandi ngo nta kimana ibasha kumukorera. Niko aya magambo asobanura. Imbaraga y'Imana nta gitangaza izigera ikorera umuntu nk'uwo, ahubwo izamureka yigumire mu bujiji bwe. Kuko aha ngaha baranditse ngo ibyo abantu bakeneye bihinduka uburyo bw'Imana bwo gukora. Ni ukuvuga ngo Imana izaguha ubufasha biturutse ku uhengamiye cyangwa biturutse ku byifuzo biri mu mutima wawe. Ukwiriye kwereka Imana ibyifuzo biri mu mutima wawe kugira ngo igushyigikire, kuko ibyo yateguye byateguriwe kuzamura ubwenge bwawe. Nabonye ko uko umucyo abantu banze urushaho kuba mwinshi, igihe usoma ibyanditswe byera ntubyemere, bagusomera ibyanditswe byera baguha umucyo ntuwemere. Uko umucyo abantu banze urushaho kuba mwinshi, niko imbaraga y'ubushukanyi n'umwijima bizabazaho bizarushaho nabyo kuba byinshi. Aya magambo arashyigikira rero tumaje gusoma. Ni ukuvuga ngo imbaraga y'Imana ntabwo izakwigaragariza mu gihe ukomeza kwanga umucyo, ahubwo uzarushaho guhenebera ujya mu mwijima. Kwanga ukuri bisiga abantu ari iminyago ndetse n'ingaruzwamuheto z'ubushukanyi bwa Satani, kubera ko banze ukuri. Nk'iyi miburo yose twabonye itugaragariza iby'inzira ngari n'inzira ifunganye, bakatwereka abantu batitwara neza mu ngo zabo, batitwara neza muri rubanda, kandi ngo bakavuga yuko bari mu nzira ifunganye. Ariko amagambo bavuga, icyitegererezo batanga mu rugo, uburyo kibagirira impuhwe abo mu muryango, ibyo byose bikagaragaza yuko bari mu nzira ngari. Iyi ngiyi ni imiburo tuba duhawe uyu munsi kugira ngo duhindukire. Igihe iyi miburo rero idusize uko turi, tudashaka kwihana, nta kindi Imana izadukorera cy'igitangaza kidasanzwe ngo iduhindure ku ngufu, ahubwo ibyo abantu bakeneye bihinduka uburyo bw'Imana bwo gukora. Mbese ukeneye iki muvandimwe? Mbese ni iki wumva ushaka ku Mana? Ni ubuhe bufasha? Yesu arakubaza njye nawe muri uyu mugoroba, muri aya masaha turimo dusoza isato, arakubaza ngo mbese urifuza ko nkugirira nte? Mbese nta cyifuzo ufite mu mutima wawe? Nta kintu wabonye ushaka guhindukaho? Yesu arakubaza ngo urifuza ko nkugirira nte? Ibyo abantu bakeneye bihinduka uburyo bw'Imana bwo gukora. Ereka ibyifuzo byawe Imana. Imana ishaka ko ubwoko bwayo, hano baranditse ngo Imana ishaka ko ubwoko bwayo buba ishyanga ryera kandi rikomeye. Umwuka wo kwera n'urukundo rutunganye rwose niwuzura mu mutima, ugakorera mu bavuga izina rya Kristo, uzamera nk'umuriro utunganya, ugakongora inkamba kandi ukirukana umwijima. Uzabatunganya rwose. Haleluya. Ikintu cyose gikomoka ku mwuka wa Satani gifata inyifato yo kwihagararaho. Ikintu cyose gikomoka ku mwuka wa Satani gifata inyifato yo kwihagararaho. Ubu wabona mu magambo twize mu cyiciro cyabanje no muri iki, hari abantu umwuka w'Imana yagiye yemeza ibintu bakwiriye guhindura, nyamara bakihagararaho, bakiyumvamo akantu ko kwihagararaho.
bashaka kuvuga ngo ndamaze. Ibyo bintu bikomoka kuri Satani. Ibintu byo kudashaka guhinduka mu muryango, ibintu byo kudashaka guhinduka muri sosiyete ngo ugaragaze ishusho y'Imana, kandi imiburo irimo iguhabwa ngo ikintu cyose. Aya magambo yanditse mu bihamya by'itora umuzingo wa mbere paje 210, ngo ikintu cyose gikomoka ku mwuka wa Satani gifata inyifato yo kwihagararaho kandi gisohoza kurimbuka kwacyo vuba vuba. Ntabwo twabonye yuko abantu bajya mu irimbukiro bari mu nzira ngari bagenda biruka nk'umurabyo, kandi gisohoza kurimbuka kwacyo vuba vuba. Ikintu cyose gikomoka ku mwuka wa Satani gifata inyifato yo kwihagararaho, umuntu arimo yumva imiburo, kandi gisohoza kurimbuka kwacyo vuba vuba. Nyamara abavandimwe, ukuri kuzatsinda. Mu rwa kabiri rwa Korinto igice cya 13 umurongo wa 11 banditse ngo ibisigaye bene data murabeho, mutungane rwose, muhugurike, muhuze imitima, mubane n'amahoro, kandi Imana y'urukundo n'amahoro izabane namwe. Amen. Reke dusenge dusoza. Mana yacu, muremyi wacu, tuje imbere yawe muri uyu mwanya twicishije bugufi. Icyubahiro kibi cyawe mu isi no mu ijuru. Dufite amashimwe mu mitima yacu kubw'imiburo n'impuguro nyinshi waduhaye uyu munsi. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ibi biratwereka ko udukunda, biratwereka ko utwitayeho, kandi udashaka yuko hari n'umwe wazimiza ubugingo bwe kubera uburangare. Wowe uhora wifuza gukorana natwe, nyamara twe tukanga tukajya kure yawe tukihagararaho. Nyamara utweretse udaciye ku ruhande ko ibyo bikomoka kuri Satani. Uduhe guca bugufi kugira ngo tube icyitegererezo cyiza mu miryango yacu n'ahatuzengurutse hose. Uduhe guca bugufi kugira ngo twemerere umwuka abashe kuduhindura, tubashe kugendera mu nzira yo gukiranuka. Aya magambo twumvise uyu munsi wose ukomeze kuyaremereza muri twe kugira ngo twihane kandi duhindukire, maze ubwo Kristo yenda kwerekanwa ku bicu vuba, azasange twarahindukiye, twaramwerekejeho amaso, twarayikuye ku bindi byose tubasha kwiringira, ahubwo ari we twiringiye, maze imbaraga ye izaduterura idukure ku isi tujyane mu ijuru. Uduhe umugisha wawe, kandi Mwami Imana uturinde ko byagarukira, ahubwo uduhe kurushaho gukunda ndetse no guhora twiga ijambo ryawe, ribashe kudukuza, tubashe kugera ku gihagararo utwifuzaho. Tubisabye Imana Data, kandi byose tubigushimiye mu izina rya Yesu. Amen. Isabato nziza nanone. Dushimiye muvandimwe icyigisho cyiza amaze kutugezaho kandi yatugejejeho kuva kare. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ni ahacu rero kugira ngo dukurikize imiburo twahawe, kandi twizeye tudashidikanya yuko Uwiteka agomba gukorera mu mitima yacu. Eh, ni ukuvuga ngo amatangazo ahari muri iki cyumweru, gahunda yo bazagenda bayitugezaho ko izakurikirana n'abazadufasha ku isabato itaha. Ibindi Uwiteka aduhane umugisha, kandi dukomeje kubifuriza kuzagira icyumweru cyiza cy'imirimo mu izina rya Yesu. Mwigisha yadusengeye dusoza, ubundi ku Mana.
ndusheho kugukunda icyo nicyo ngusaba mfukamye bigusabye cyane fasha mwami Yesu ngo ndusheho kugukunda nashatse iby'isi ngo nezerwe ubu ndabiretse ngumibyiza icyo nsaba gusa fasha mwami Yesu ngo ndusheho kugukunda mfite umubabaro n'agahinda nzishimira cyane intumwa zawe iyo ndirimbana nazo biramfasha narushaho kugukunda mu marembera y'ubugingo nzagushima cyane ngusingize nzakuririmbira maze mvuge nsenga ngo ndusheho kugukunda fasha ngo ndusheho kugukunda icyo nicyo ngusaba mfukamye bigusabye cyane fasha mwami Yesu ngo ndusheho